nashimira ubuyobozi umukozi w'Imana Bishop Atanaze nubwo hariya ku muhanda batamuzi ariko ijuru riramuzi. Amen. Naje nazindutse gera hano saa 3 zibura iminota nka 20. Noneho telefone ye ntabwo yafataga ku muhanda ndabaririza ndetse mwandagira kwa Bishop Atanaze ubati ntabwo ndatega nsubira iwacu. Aho ntuye ntabwo ari kure cyane ya hano, ntuye Masizi hafi y'itorero bita Karumeli iho mviramo. Nuko ndataha ngo gere mu rugo ntangiye kwikuramo, mushumba arampamagara ati se byagenze gute? Ndamutekereza ibyambayeho, arambwira ati hangana wongere ugaruke. Noneho ubwo guterana byari byashizemo, ariko mu kintu cyashimishije nuko abadayimoni batansuzuguye. Amen. Abadayimoni ntibansuzuguye, nanjye nateranye ku cyumweru. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Ubundi ndi umugabo wubatse ufite abana 3. Ubundi ndi umushumba. Uriya mugabo wo mu itorero ryacu rya DPR andenzeho, ariko nanjye direvera pasteur, ariko we yayoboraga urundi rwego rundi hejuru cyane. Urumva ko twese amavuta yacu ariko akuzuzanya, tubishimiye Imana rero. Ni hariya ntuye rero, ni naho nsengera. Hariya bita mu Masizi harya kuri ADPR, ni naho nsengera. Uyu munsi rero niyumvisemo ko nkwiye kuza kubana namwe mu itorero ubugingo bushya. Murabizi ko iwacu muri ADPR dufite abantu benshi cyane. None guteranira nkaha ni amahirwe twebwe Imana ibiduhaye. Amen. Kubera ko imibare ya Yesu ni 2 cyangwa 3. Iyo niyo mibare ya Yesu. Ubwo rero ubwo uri hano, ubwo nanjye ndi hano, na Yesu ari hano. Amen. Amen. Ibyinshi reka ne kubivuga, dusome ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, uze gutwara igihe neza. Ubwanditswe na Mariko inyereka ko ari kuri page ya 46, ariko bijya gusa. Ni kuri iyo page ya 47 isezerano rishya, igice cya 10 umurongo wa 46 kugeza kuri 52. Haranditse ngo nuko bageri Yeriko, akivaniye Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Bartimayo, umusezi w'impumyi, yari yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje, ahera ko arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. Bahamagara impumyi, barayibwira bati, humura, haguruka, araguhamagara. Nayita umwenda wayo irabaduka, yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza iti, mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka, aramukurikira mu nzira. Amen. Ni amagambo menshi arimo inkuru twumvise, ndaza kuyivuga mu ncamakeya, mbabwire n'amakuru cyangwa se amateka y'iyi mpumyi nuko byayigendekeye.
hanyuma nakuyemo ijambo rimwe gusa rivuga ngo humura, nawe uri ku rutonde rw'abo Yesu azagirira neza. Ukimenya kuri ku rutonde rw'abo Yesu azagirira neza, abadayimoni ntibakagukanga. Ujye ubwira Satani ngo nanjye ndi ku rutonde rw'abo Yesu azagirira neza. Amen. Ukimenya kuri ku rutonde rw'abo Yesu azagirira neza, ujye wigirira icyizere kandi wubahe Yesu cyane, kuko hejuru ya Yesu nta wundi uhari. Amen. Buriya twebwe tureba hejuru, nuko Pawulo yavuze ngo mujye mwerekeza umutima ku biri hejuru, ariko Yesu ntareba hejuru, kuko hejuru ya Yesu nta wundi uhari, hari Yesu gusa. Nawe uri ku rutonde rwawe Yesu azagirira neza. Inkuru ndagira ngo mbabwire ibintu byose byanditse muri Bibiliya, uhereye mu itangiriro kugeza mu Byahishuwe. Ntabwo ari imigani, ntabwo ari ibintu by'imfashanyigisho zo gukomeza amadini n'amatorero, oya, ahubwo iyi Bibiliya yose mureba ni itegeko nshinga ry'Imana. Iyo yifashe ukayigira ubuzima, bikubera uko ubyizeye. Ikindi, ntabwo dusoma gusa ngo tubeke, oya. Pawulo yabwiye itorero rya Efeso aravuga ngo nicyo gituma nsaba Data nkamupfukamira, kugira ngo abahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, mumenye ubwinshi bw'imbaraga afite n'ibyo azaraga abera, kandi ngo abahumure amaso mubashe kubona uburebure n'igihagararo n'umurambaro by'imbaraga biri muri Kristo Yesu, izo ahabera twebwe twizeye. Birasaba iki rero? Biragusaba kujya uvana Bibiliya mu nyuguti ukayishyira mu mutima. Biragusaba kujya uvana amagambo wasomye ukayagira ubuzima. Kubera iki? Ubuzima bwa Gikristo ntabwo ari icyapa bambara, ntabwo ari amatorero tubarizwamo, ahubwo ni imibereho ukwiye kugenderamo buri munsi uko bukeye ukayagenderamo. Haleluya. Ndi ku rutonde rw'abo Yesu azagirira neza. Muri ku rutonde rw'abo Yesu azagirira neza, abakozi b'Imana. Bishop uri ku rutonde rw'abo Yesu azagirira neza. Mushumba wanjye uri ku rutonde rw'abo Yesu azagirira neza. Uri ku rutonde rw'abo Yesu azagirira neza. Pastor uri ku rutonde rw'abo Yesu azagirira neza. Bana bato muri ku rutonde rw'abo Yesu azagirira neza. Inshuti z'Imana muri ku rutonde rw'abo Yesu azagirira neza. Uyu Barutimayo ni mwene Timayo nk'uko twabisomye. Bari batuye mu murwa wa Yeriko. Batuye mu murwa wa Yeriko. Uyu Barutimayo yari umwana wa Timayo. Timayo nguyu yari umuntu w'umugabo uzwi, ntabwo yari umuntu muri quartier utazwi, mu mujyi utazwi. Yari atuye Yeriko akomeye, ari umusirikare mukuru. Yari umusirikare mukuru wo mu ngabo z'Abaromani, mu bwami bw'Abaromani, akomeye ndetse ashinzwe, yari umujenerali ushinzwe kurinda intwaro. Yari afite imfunguzo z'intwaro, amura ku bazi by'igisirikare. Noneho kuko yari akomeye, murumva ntabwo umuntu ufite imfunguzo z'intwaro ntabwo ari umuntu ubonetse wese, aba ari inyangamugayo ku rwego rwo hejuru, kandi afitiwe icyizere, ari umwizerwa w'igihugu, buri muntu wese amwizeye. Santashi naho ngaho rero n'uyu Timayo ari umuntu w'umugabo uzwi. Uyu muhungu we witwaga Barutimayo aza gukora ikosa. Akora ikosa ryamugejeje mu buryo yisanze ari impumyi. Ntabwo yavutse ari impumyi, oya, ahubwo yafashe imfunguzo za se nk'umwana wo mu rugo. Abana bacu murabizi ntacyo mwabahisha, ntacyo mwabakinga. Afata imfunguzo aragenda arakingura, n'abandi basore bagenzi be bajya kwibisha intwaro. Bagiye kwibisha intwaro barafatwa. Bamaze gufatwa basanga umwana wo kwa generali nta kindi bamukoresha. Ubundi iyo wibishaga intwaro ugafatwa mu bwami bw'Abaromani, baragufataga, igihano kwari ukubamba ku musaraba. Niko byari byanditse mu mategeko yabo y'Abaromani. Buriya
imisaraba yose ntabwo yariho Yesu kwa kundi mwabonaga babambye Yesu ku musaraba. Ni igihano cyari kizwi mu itegeko nshinga ry'Abaromani. Bari bafite abantu batatu bagomba kwicirwa ku musaraba. Umuntu wa mbere, igisambo kibishe intwaro, bagombaga kukicira ku musaraba. Uwa kabiri, umusirikare wacikaga urugamba, Dizari, yagombaga kwicirwa ku musaraba. Uwa gatatu, uwapingaga umwami w'abami Kayizari, uwo nawe igihano kwari kumwicira ku musaraba. Byari byanditse rero mu mategeko yabo. Burya Yesu bamutwaye bamushinja ko yagandiye umwami Kayizari, ashinjwa na bene wabo, bamushyira ubwami bwa Roma buramwica. Burya ntabwo ari abategetsi b'i Roma bamwishe, ntabwo ari Abaromani bamwishe, ni abanyedini bamwishe. Baramutwara, baramujyana bati mutwicire, amategeko y'iwacu Buyuda ntiyemera kwica, ariko mutware umutwicire. Nguko uko byagenze. Uyu muhungu rero afashwe kwari ukumubamba ku musaraba nta kindi. Ariko babonye ubuhangange bwa se bashyiramo inyoroshyo. Baravuga bati uyu mwana ni umwana wa generali kandi w'inyangamugayo, ni gute turi bumwicire ku musaraba? Bigira inama bagabanya ibihano. Bamugabanyiriza ibihano, bafata ibyuma bishyushye baramutwika, bamubabura amaso, aba impumyi. Amaze kuba impumyi, kwa se nabo baramuca, aba igicibwa. Abaye igicibwa ajya ku muhanda, nta kindi yari asigaranye. Agiye ku muhanda akajya yirirwa asabiriza, aba umusezi. Gusenga no gusabiriza, biriya mubona birirwa basabiriza, nawe atangira gusabiriza kandi ari umwana wo kwa generali. Ava iwabo, barajugunya ku muhanda, arasabiriza, abaye aho ngaho nta kindi yari asigaranye. Yambika umwambaro, ko ari igicibwa, yambika umwambaro, ko ntacyo kimaze mu muryango, n'umuryango wo kwa Timayo utakimukeneye. Byarangiye ari umuntu wabaye igicibwa w'igicibwa, atagikwiye no kwitwa umwana wo kwa generali. Ariko amaze kujya muri ubwo buzima akajya asenga, nta kindi yari asigaranye uretse gusaba gusa, uretse kwirirwa asaba. Abamubonye bakamubona nyine ni wa wundi, ndetse bamwe ntibamwitire n'umwana wo kwa bosi, wo kwa fani, ahubwo akitwa igicamu cye, akitwa umugizi wa nabi, akitwa ko yataye agaciro, ko ntacyo agifite akibaho. Ariko we aho yicaye mu byo yari asigaranye, yisanze ntacyo afite na gito kibasha kumurengera. Ubwira Satani uti ibyo Satani we, uti ibyo wangije n'ibyo watwaye, ibisigaye birahagije. Yigiriye icyizere, yumva ko ibyo asigaranye bihagije. Ujye ubwira Satani ngo ibyo watwaye warabitwaye, ariko ibyo asigaranye birahagije. Ndashimira Imana data twese, igisiga akantu gatuma ubutabazi bw'Imana buza, igisiga akantu gatuma Yesu aheraho agatabara. Ndi ku rutonde rw'abo Yesu azagirira neza, nawe uri ku rutonde rw'abo Yesu azagirira neza, kuko hari akantu yasize muri twebwe gatuma izatugirira neza. Yasigaranye akanwa gusa. Umunsi yamenye ko Yesu ahageze, abimenye gusa, yumvise babivuga, kuko ntiyareba. Yumvise abantu bahindagana mu mujyi wa Yeriko, yumva abantu babaye benshi, kuko igihe bahanyuriye aho Timayo yarari, cyari igihe Yesu yagendaga akiza abantu. Yari amaze iminsi akijije abantu, akijije umuntu w'umubembe, amukozeho. Ntabwo bwari ubwa mbere mu mateka. Baravuga bati twabonye umuhanuzi noneho arakora ku mubembe, umubembe agahita akira. Bwari ubwa mbere Abayuda bizeraga ko ukoze ku mubembe byari ikizira, nawe yabaga ye. Ariko Yesu amukozeho, Abafarisayo n'abandi bahanga bo mu Bayuda baraza bati byagenze bite kuki? Arababwira ngo igikomeye ni ikihe? Kuko imibare ya Yesu iteka, imibare ya Yesu itandukanye n'imibare y'abantu. Reka mbabwire bene data nshuti z'Imana, ntimukajye murebera Imana mu mibare, mujye murebera Imana mu kwizera. Mujye murebera Imana mu kwizera.
ntimukayirebere mu mibare ngo uyu munsi mfite ibi ejo mfite ibi. Oya, iyo mibare ni iyi mibare nyine, ujye murebera Imana mu kwizera. Hanyuma Yesu arababwira ati umubembe yakize nyine. Umubembe nawe arirukanka. Yesu aramubwira ati ugende wiyereke umutambyi ntunabivuge. Ariko kuko aho Yesu yageze biramenyekana, inzu Yesu arimo biramenyekana, umuntu Yesu afite biramenyekana, agasozi kariho Yesu biramenyekana. Naho bimenyekane ko Yesu ahari, ibendera ryo kunesha rizamuke kuko Yesu ahari, bimenyekane ko Yesu ahari. Umubembe ati bakamutangira bati byagenze gute? Ati ntimumbaze. Ati uwo muntu ni umunyabyaha afite abadayimoni, niba n'abafite aramaze, igikuru nuko jewe nakize, ibindi ntimubimbaze. Uwo Yesu yakozeho arahumanuka. Yesu avanaho imivumo na za karande. Uwo Yesu akozeho ibibembe biragenda, impumyi zirahumuka. Yesu arimo akora ibyo ngibyo, igihe iriri noneho kiza kunyura aho ngaho, kinyura kuri wa musezi mwene Timayo, indushyi, wambaye nabi. Yumvise ko Yesu ahageze arataka. Amaze gutaka bakamucecekesha ati ceceka, ruhuma ntiwongere kuvuga. Umwigisha umuntu ukomeye yagiye kunyura hano, umunyacyubahiro yagiye kunyura hano, ceceka ruhuma, ceceka. Ariko Yesu aba yamwumvise. Turashimira Yesu ko atwumva. Yesu yumva uwo ari we wese, ukene aramwumva, uwambaye nabi aramwumva, umuherwa aramwumva. Yesu ni uwa bose, aramwumva. Gutaka kwe kumugeraho, gutaka kawe ni kugera kuri Yesu, uhumura uri ku rutonde rw'abazagirira neza. Arangije kumva gutaka k'uyu mwana Barutimayo, mwene Timayo, arahagera aravuga toya, mwe kumucecekesha, nabimenye. Turashimira Imana ko Kristo atuvugira nta mwanzi wamutwirukanaho. Izina ryacu ryanditse ku mutima we. Bantu bakiriye Kristo, izina ryacu ryanditse ku mutima we, kandi ubwo atuvugira nta mwanzi wamutwirukanaho. Kandi iri zina ryanditse ku mutima we yaryandikishije amaraso y'igiciro cyinshi, ayo yamenye kugira ngo acungure, kugira ngo agucungure. Uyu munsi wa none tube tuvuga ngo Kristo ni umwami. Aramubwira ati nimumuhamagare, nimumuzane. Bamugeraho bati ruhuma, reka gutaka. Araguhamagara, ngwino, ngwino. Araguhamagara, ngwino musange. Aza n'igihunga n'ibyenda bibi, azavuga. Amugeze iruhande, gutaka ni kwahagaze. Yakomeje kuvuga ngo mwene Dawidi mbabarira, mwene Dawidi mbabarira. Amugeze iruhande, ati urashaka iki? Ati ndashaka guhumuka. Ahita amubwira ngo mwana wanjye humuka. Turashimira Yesu. Amaze kumuhumura, ruhuma arareba. Amaze kureba, Barutimayo amaze kureba, ngo aramukurikira ajya mu murongo w'abantu. Ajya mu murongo, arazenguruka hamwe n'abandi. Ntiyitaye ku minsi yari amaze, azengurukana n'abandi. Uwo Yesu yakijije ntabakiri muri za kavukire no muri kwa gutsikamirwa, ahita ajya mu murongo umwe n'abandi. Nawe ujye mu murongo w'abo Yesu azagirira. Nawe uri ku rutonde rw'abo Yesu azagirira neza. Nakugira neza ntuzamureke, nakugira neza uzajyane n'abandi, uzakomezanye n'abandi, kuko Yesu araryoshye. Arangije kumukoraho. Ibyo ni ibiranga ubutware bwa Yesu. Mu butware afite nta muryango, nta dirishya, Yesu arakingura. Mu butware afite ibyananiranye arabishobora. Mu butware afite na pièce de rechange z'ubuzima. Amaso ntabwo ntabwo kuriya. Iyeriko hari ubuvuzi bukomeye buteye imbere cyane bwo ku rwego rwo hejuru. Iyo usomye Bibiliya usanga wa muntu wari wakubiswe hasigayeho gato ngo agapfa yavuriwe Iyeriko. Hari ibitaro bikomeye cyane byo ku rwego rwo hejuru bavuraga indwara. Ariko mwene Timayo, Barutimayo, nta bitaro yagiyemo kuko yahuye n'umwami ukiza indwara. Nta bitaro yagiyemo kuko wari ufite pièce de rechange yarazitwara. Aravuga ati
vaho humuka reba komezanya n'abandi ibyaha byawe birabikira. Abandi bamurebaga bavugaga ko ntagarurira, ariko aho Yesu yageze ibintu birahinduka. Aho Yesu yageze ahindura ibyanze guhinduka. Aho Yesu yageze akandagira imigambi y'abadayimoni. Aho Yesu yageze uwo babwiye ngo uzapfa ntacyo wimariye arakubwira ati baho. Aho Yesu yageze uwo babwiye ngo uzapfa utabyaye ngo ndabivuze ndi umurozi ngo naroze banaka na banaka, Yesu ahita ahindura akavuga ngo ubwo burozi butaye agaciro, bugatakaga agaciro kagashira, hakagaragara Yesu. Hari umwana ahantu nayoboraga hamwe mu giturage baramubwiye bati wowe uzashaka ntakiriho, abibwirwa na nyirasenge we. Ba nyirasenge hano mwe ntabwo mwabikora. Arangije kubimubwira afata umusimari wa 15 hari mu ishyamba ry'inzitane, arawufata arawutsindagira awushyira neza mu giti. Arangije ngo uko uyu musimari mutsindagira ukageramo ngo ni kuri ya mukobwa azaguma muri ruriya rugo mpaka. Umunsi umwe tujya gutashya inkwi zo gucana, hari mu kigo cya gisirikare. Tugiye kuzana inkwi zo gucana cya giti turagitema turagicana. Tumaze kugicana umukobwa arashaka, amaze gucana ubungu babyaye gatatu. Nyirasenge yihana njye nari impari. Yesu agatesha agaciro imigambi y'umwijima, agatesha agaciro ibyo bakongereye, ibyo abantu baguze. Yesu ajya bihindura, abantu bajya birema inteko bakavuga ngo twe turakomeye, ibi ngibi dukoze nta wundi, ariko hejuru ya Yesu nta wundi uhari. Iyo Yesu ageze aravuga ngo ibi bitaye agaciro, ibi ni mubisubiremo bimeze nabi kuko Yesu yabikoze. Uwo mukobwa yaramwe ati tuvuge Imana mushumba, ujye undeka mvuga Imana, iby'iminota yanyu yo muri ADPR ndabikwemereye. Nanjye rero naramusinyiye ko iminota ye nyishingiye. Amen. Nyirasenge yihana nari impari. Ndamubwira ngo yabisubiremo ntabwo mbyumvise. Namusubirishijemo nka gatatu. Impamvu namusubirishijemo nka gatatu kwari ukugira ngo nkandagira abadayimoni, nabasuzugure, babwire ngo ntabwo bashoboye, ushoboye ni Kristo wanesheje, ntabwo abadayimoni bashoboye. Reka mbabwire imbaraga niduterana, nimugira amahirwe yo guterana, abantu b'Imana tukagira amahirwe yo guterana, mujya murambura amaboko.